wanjye. Merci. Karibu mwicara. Nisanzure kabisa. Wow, abantu heza. Rangabanyiriza rero. Hano waduhenze. Ahenze gute so? Si yaduhenze. Yani ya. Yakanzeho gatoya ndashe. Okay. Nisanzure ni muhumuri. Okay. Nari no mu rugo ndashira. Shareba nk'ibintu wanzanyemo. Gusa ubwo gunyura mugabo atari umukire. So bino bintu uri gushaka ko dukora urabizi neza. Njyaka niko kazi kanjye. Nashakaga se waba ubonye umukire muganga. Kwa muganga surivuze iki? Se waretse tukabanza tugakorera amafaranga. Ubuse bino tugiye gukora nje biri buduha amafaranga. Nese ntabwo twagiye mu biciro tukumvikana uje mutumvikanye. 30 bongo nibyo bigiye gutuma utanga umubiri wawe. Reba hana bakona ari heza. Rega nabwo twabura ikintu dusohora no muri iyi nzu. Kusetsa. Uraniba burya. Ntago niba ariko se nabura akantu mucomora nangeze mu cyumba cye. Hano ukuntu uyu mugabo ari umukire. Se ko mba mbona muri quartier witonda. Burya naya mabara ukora. Ese nabura icyo nsohora sho. Se buno bubobo. Ese ko utisanzwe wabaye. Ngewe bino bintu byanyu. Nago ngiye mbimenyereye pe. No ese ntago twumvikanye. Se nicyo utamenyereye ubu. Nese ibyo bintu. Rega ntago bitinda. Ndaninanira umudamu wanjye ntahari amaze iminsi ari mu kazi. Ntago bitinda humura. Ahubwo se tujye mu cyumba nyine tubikore tujye. Byo kujya mu cyumba ntago mbirimo pe. Se mugenzi wawe afite iki kibazo? Ndakuramo imyenda. Oya ntago ndi bigukuremo turabikora yambaye. Sibyo? Ibiki mwari mwumvikanye ikize. Ngiye kari we wancutse. Ngiye ntago cutse ganga rero mugiye kucika. Tugende niba abandi babagira mu kanya tugende ariko tugende imana tugende nabirenze ariko wigira mama kari we wanjye tugende nabi mama wese ngo umva bweke nyura hano gutya akazi kanyu karangiye munsohokere mu cyumba. Sungu birarangiye kano kanyu. Scovie uri hano? Uri mu cyumba cy'umugabo wanjye? Uri ishiki? Yego ye. sawa bari gukiniza ibyo. Nawe usigaye ugenda usambana nabo ubonye bose. Yuno yancutse pe. Urabizi ntago bino se mukunda gushukura umwana. Ufite imyaka ingahe se ku buryo bari? Ese uramuzi wowe? Mubaze singuwa muri kumwe. Undi so bambwiye ngo urabazi bose hari ikibazo. Ariko Scovie ntasoni. Ngiye ntago nari nzi ko ari umugabo wawe. Sinzi ibyo makina ngisimbaza. Cyakoze urantunguye. Ntago nari nzi ko umukobwa nkawe wakifata. Ngo ujye ugenda uryamanye nabo ubonye bose. None se kuryamanye n'ikiro. Wagiye waryamanye nawe wicaye nani ziba. Nasi yambwiye ngo tuze ngarama amafaranga. Wewe se wayanyimye kujya kwa muganga. Ubu rero waje kuyakura mu mugabo wanjye. Nari kari n'umugabo. None se ureba amahano ukoze. Uryamanye n'umugabo wanjye nta n'isoni. Ntabwo ubundi se bari bagiye mbere yuko turyamana. Ahubwo se wowe gutuhaguruka mu rugo
ugakora umwuga w'uburaya wowe utangiye utasobanura bino binini ntabwo ntabwo bikoraga uyu mbizi mukobwa niwe yabimbwiye uzanye mu matiku yanyu n'umuvandimwe wawe ntabwo nagushitiraga umwana usigaye wigurisha ntabwo ngiye nigurisha ahangaha urafuka urihe wenda kubaza umva nkubwiye bebi ndakwiyamye ntundakaze mwese muravukana tutavukana se kuki se utabimbwiye ibiki nkubwira ntabwo ari uwantu njye nari nzi ko ari we ikiriya kigoryi nacyo ngo ni sikovi wajyana ngo gitekereza mu rutwe rwacyo nta n'isoni cyaryamye mu maraso bimenye rero ko sikovi yatuvuka nta n'isoni nayo wagira ngo se ubundi uruzuye uracagase wanyimye amafaranga yo kujya kwivuza nakwinye amafaranga rero uhita wumva ko uzajya ujya guhagarara ku muhanda niba ari ibyo wapanze uretse gato niba ari ibyo wapanze ariko utamereza ibihumbi 100 byanyu uratangiye ibihumbi 100 by'iki kubera ko warongoye umuntu tuva mu ndimwe ngiye nkuhembe urumva biki ubundi se ko mama arabizi zibaho byuko uzana abakobwa ko nakubwiye ko uzajya uzana abakobwa tukabereka isomo nakubwiye ngo uze uryamane nabo none se reka ngiye mwibarutse gato ntabwo ari wanungira erega wabashyize mu modoka urabirukankana uhita uza none se wabimbwe none nagomba wasigaga umfungiranye muri butusi uzi ko ndi buvemo gute rega nta n'isoni ese madamu urangira umugabo wawe abagore ntabwo ushoboye abagore mwavuze indaya se ubundi ntunyite indaya yego nta n'isoni mwaryamanye ku buriri muri babiri ku mugabo umwe ahubwo nta nubwo byari byakarangira uje nararangiza wabapfubije se sibera narangiza akazi udashoboye ndabimubwira uri kumva ngiye nabireka uri kumva ko ngiye nakwihangana n'uyu mukobwa mwankoresheje kuvugisha nk'akagori yambwiye se ngarama amafaranga ngaho aherezo umwe naranyambara inde njye nakwambuye nakujyanye amafaranga yacu twitahiye musigare mu matiku yanyu uyu we wagira ngo ni indaya nkuru iyoboye izindi zose amafaranga yanyu ndaje ndarabwo akazi kawe ntibakarangije ho kufite inuzu nta mafaranga uri bubahereze nawe kandi nayo ndi bugu ugomba kumereza 100 bakuramo 60 nakubwiye ko bageze hano mu rugo ntabwo nakubwiye ko uza kubarongora ibyo nigeze mbikubwira hano wavuze ngo tuzabire wowe duha amafaranga tutahe Sofia turumuka muri ubwo buriri vuba asarajya hehe biwo arajya hese aho ngaho muhenda se ni mu buriri bwacu sarajya bajye kunyire yavuze ngo bakure mu buriri bwacu bajye hese bajye aho babarizwa bajye gutega abandi bagabo nyine twikomereza akazi yego kangaha mwayobye rwose n'amafaranga tuba muragenderaho muragenda nk'uko mwaje ngo iki undi suriya karuka ari mukuru wanjye niwe mwarongoranye uyu nguyu twarongoranye naduha amafaranga badereza amafaranga twigendeye yego ariko uzi ko Scovia none akazi umwuga warawumenyereye usigaye wishyuza mereza amafaranga yo kwivuza uwo ngo nta mafaranga agira nta mafaranga agira n'ingiye wacaho urumva mugende gake nta mafaranga ndi nateze n'umugore wanjye banze mwumve ukuntu ibintu bimeze twavuze yuko nta mugabo ushobora kuryamana n'abagore bari cyangwa umugore umwe bahuye ari ubwa mbere dutega amafaranga bwa mbere ndamurya none bwa kane bwo yaranyemerera 100 ngo nzane abakobwa babiri hano baza no mu buri turyamane none birabaye mi 100 byanjye mbareze 60 yabo sigarane 80 bagende ngewe orwa nkuhembe kubera ko habaye imfizi y'akarere kandi wowe twabivuze nta mafaranga nguhaye akusi ubwo muri kudukinisha kubera ko nsanzemo Scovia muba ukaba wamurongoye nta mafaranga none se kuki wumva ariko kuki abantu mwikunda iyo se nagafite musaza wacyo nagafite yamaze rero niba narongoye umuntu niba narongoye umuvandimwe wawe tegeza ko n'umuntu afite umuvandimwe yapfuye ubundi se ko nakubwiye ngo ujye ubazana tubarebe njye nakubwiye ngo ujye ubazana uryamane nabo kandi uyu kuri ishuri bavuze ngo dushaka ko turyama ntabwo ari wabyivugiye sha rero n'amafaranga yangira bubone nibashaka gukubite bakumena umutwe urumva nago nzi uko muri bukemura ibibazo byanyu nta mafaranga ndi mwatugabanyije mu matiku y'urugo rwanyu mukaduha amafaranga yanyu okay ubwo rero muraka kandi basore mujye kubiganirira muri salo hano ni mu cyumba cyanjye na burenganzira turajya muri salo musoke nagumva madam nago nsoka hano muri cyumba mutanyishyuye ushaka kubasoramo njye nayo n'abakuru imisoro gira vuba mpereza amafaranga ntahiye bundi we waduha amafaranga yacu tukigendera ibyo ngibyo musoke mujye kubiganirira muri salo reba nk'ubu neranyije na mukuru wanjye ubundi se we asigaye afite amafaranga yo kwishyurira abagore umugabo we yarongoye musoke mujye kubiganirira muri salo mumvire mu cyumba kandi ndasanga mwanyandurije uburiri muramba se madahora dusora mu cyumba watwishyuje
wamaye amafaranga bishyura. Erega uri kuvuga n'amatama yombi ngo mwezi 5,000 bishyure. Ndaje ugatandaje. Uzujya akuri kwacu nkazana amafaranga. Jewe reka nkubwira ngaruka muri iki cyumba kirimo. Umva. Mumbe mumbura kandi mbona yanjye. Yego bya bintu byawe nakubwiye none rero. Siwe wabanye amafaranga yo turayabura. Uribeshye ugasohoka muri iki cyumba bataduhaye amafaranga yacu. Ubwo ndabandeba ubwo nawe unyishyuriza yanjye siwe wanzanye hano. Watanze ibyawe nanjye nanga ibyanjye. Ubwo batanga nubi ikigo ukazana ngo ibya mukuru wawe ugasohoka ngo batakwishyuye n'akazi kawe. Mumpa amafaranga ubwo ni weho nawe uyamye. Ngenda yakwase nabakoreye nyatware yose. Cyangwa uzikariweho muntu uzi ubwenge wenyine. Ahubwo ntukanyigireho umwana mwiza. Kwaye turi kumwe mu muhanda turi kugendana. Tujya mu biciro turumvikana. Ngiye nagushyizemo umugozi ujya kwinjira muri Ngaho rero nayo ngayo niba yamayo ngayo twumvikana. Mvanye. Mumufasha amatike rukundo. Mumufasha amatike. Ayo mafaranga uri kumva agenda uyahereze kari akagore mukuru wanjye. Oya nurumva nago amafaranga ari kuri banki. Umva duhereza amafaranga yuzibye nako biturebe. Ndaba yabohereza arasiga 25. Dufite konte kurura uduhere. Nyine asigaye 25 ndayabaha nacyo. Bakosibye bikubwira nte. Ngende umwana mwiza ukagira ngo. Duhereza amafaranga yacu. Iyo mikino muri gukina ukamusuzugura. Scovia. Nese ko muri haswoti. Scovia. Mureke umukino mutange gukina anga. Ebi waje kare ibintu by'wanyu by'ibyo. Scovia kanguka dutahe. Scovia please kanguka msemwa. Mureke ibintu mumusoke munsoke mu cyumba mureke imikino. Scovia. Reka mutangiye kuzana ibintu by'uburaya bwanyu. Ikibazo kimeze gute? Warebye se kari guhumeka. Adahumeka se. Wanadahumeka. Urabona ari muzima. Habaye muzima bana ni muzima. Ese wewe waje ukadufasha ko yari murumuna wawe. Scovia yabaye iki? Waje ukareba se ko mbona atari guhumeka. Usema ibintu byanyu bana bakobwa jyana. Nabikubwo wa murongoye cyane. Base umwana Scovia we wabaye iki? Wakanguye. Baye wano nawe. Asigaza gukora iki nje. Tumugize vuba vuba. Nani isonire uzi kubarongora. Mwagabanyije amagambo mukadufasha. Ubundi se Scovia we. None yanjye ubuse kuko napfuye kandi reba do yarwaraga igiti. Akira mu wundi. Scovia wakangutse. Scovia we. Mani uzikapfuye. Yapfuye mani. Ntabwo